birashoboka. Iyi ni korali Ambassadors of Christ, korali y'ikimenya bose haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ikaba ari korali ifite ibigwi bidasanzwe bitigeze bigerwa n'indi korali hano mu Rwanda. Gusa uyu munsi ntabwo ariyo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kuvuga ku muririmbyi w'inkingi ya mwamba muri yo. Amazina ye yitwa Sanyu. Ni umuririmbyi utagira ibikabyo mu kuririmba, uririmba yitonze cyane, ariko ijwi rye rigakomeza gusohoka rifite umwimerere kandi rigakundwa n'abatari bake. Ni umuririmbyi wa korali ariko ni n'umuhanzi ku giti cye. Sanyu afite ijwi ryiza atinginga, ryizihira abaryumva kandi rikaryohera amatwi. Abenshi bakaba bamuzi cyane muri Ambassadors of Christ kubera indirimbo zabo nyinshi yayoboye, ariko ni n'umuhanzi ku giti cye, dore ko amaze gukora indirimbo 7 ziri kuri channel ya YouTube. Mu ndirimbo ze bwite harimo n'iyi. Avuga ko kuririmba biri mu bintu byatumye amenyekana ndetse bikamuzanira n'igikundiro. Abantu benshi bakaba bamukundira ubwiza budasanzwe afite, dore ko afite na fosete ku matama ndetse n'inseko nziza ihebuje. Abandi bakamukundira umutima mwiza agira, dore ko akunda kubana n'abantu bose ndetse no guhumuriza abafite imitima ibabaye abinyujije mu ijambo ry'Imana. Nk'ibindi byamamare, uyu nawe yibasiwe n'aba-YouTubers benshi bibaza bati ko bavuga ngo yavukanye sida, ese nibyo cyangwa no kumuharabika? Iki kibazo cyahuriyeho n'abantu benshi, bamwe bakabyemeza ariko abandi bakabihakana, bakavuga ko mu babivuga bose nta wamupimye. Ariko se muri ibyo byose ukuri ni ukuhe? None se waba warigeze kumva izo nkuru? Birashoboka ko waba warabyumvise umuntu abikubwira cyangwa ukumva abandi babiganira ko uyu mugore yaba yaravukanye ubwandu. Ese koko iyi nkuru niyo cyangwa ni ibihuha? Katurebere hamwe ukuri kwabyo, tunavuga amateka y'ubuzima bw'uyu mubyeyi yanyuzemo kuva mu bwana bwe kugeza ubu ari icyamamare muri gospel. Amazina ye yose ni Uwera Sanyu. Yavukiye mu gihugu cya Uganda, akaba yaravutse mu muryango w'abana 5 barimo n'uwitwa Manzi, baririmbana muri Ambassadors of Christ. Akaba ari umwana wa 4 muri uwo muryango. Sanyu ntiyagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi be, dore ko bitabye Imana akiri muto. Ababyeyi be bamaze kwitaba Imana, yazanywe mu gihugu cy'u Rwanda we na musaza we Manzi, barerwa n'abavandimwe, akaba ari nabo babashyingiye. Amashuri yisumbuye yasoreje muri College Adventiste do Gitwe, akomereza muri kaminuza ya Iyerika iri i Kigali. Akaba ari umuririmbyi w'inkingi ya mwamba muri Ambassadors of Christ, aho aririmba ijwi rya soprano. Niwitegeza mu mashusho menshi ya Ambassadors of Christ, uzasanga Sanyu aririmba ku murongo w'imbere, ubundi uzasanga ari we uyobora indirimbo zabo nyinshi. Yinjiye muri korali Ambassadors of Christ muri 2006 yiga muri segonderi, akaba yari akiri umwana muto cyane nk'uko nawe abyivugira. Uyu munyarwandakazi akaba afite umugabo umwe n'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Umugabo we yitwa Aime, aho bakoze ubukwe bw'igitangaza muri 2018. Avuga ko umunsi wamushimishije mu buzima bwe ko ari umunsi yibarukaga imfura ye. Ibi bintu byaramurenze cyane, ahura icyo yakwitura Imana. Dusubiye inyuma ku byamuvuzeho ko arwaye sida, we ubwe yatangaje ko atari byo, ko ahubwo ari ababa bashaka kumuharabika. Yavuze ko mu bahanzi akunda harimo Butera Knowless na Israel Mbonyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Umunsi bahuriyeho, abantu benshi babasabye ko bazakorana indirimbo bari kumwe kuko ni abantu basa kandi bafite igikundiro cyinshi hano mu Rwanda.
Mu ngendo nyinshi Choir Ambassadors zikunda kugira haba hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, usanga Sarah ari we ubuhanzwe amaso cyane, abenshi bagashaka kwifotozanya nawe ndetse hari n'abamusaba ko yabaririmbira wenyine atari kumwe na korali. Mushimiye we wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe. Ibiganiro byiza byo nakagaruka kuri Mugisha TV.